Amahoro y'Imana kuri mwese bakunzi ba Sport Journalism Galaxy TV, ndabasuje mwese, nongeye kwifuriza gukomeza kugubwa neza, nkomeza gushimira inshuti zanjye z'akadasohoka, dukomeza kubana neza cyane mu biganiro bigiye bitandukanye, mu makuru ngenda mbagezaho, kandi mbashimira ubudahwema bwanyu, mbashimira ko mumba hafi, mbashimira umwanya mwamaye kugira ngo dukomeze kubana neza cyane mu biganiro ngenda bategura, mu makuru mashyashya bagezweho ngenda mbazanira, kandi nanjye mbabwira ko nazahohema rwose kubagezaho amakuru azajya bagezweho kandi ku gihe, nkayazana mu gihe muyakeneye, nkayazana mu gihe ari ingenzi ko muyabona, nk'uko mwayibonye kuri thumbnail, nk'uko mwayibonye kuri titre nakoresheje. Aka kandi ugiye kumenya umuyobozi mushyashya ugiye gusimbura Afande Deo Rusanganwa amaze kuva ku nshingano zo kuba chairman w'ikipe ya PRFC, kubera ko impamvu za nyazo zari zamuzanye zakemutse. Kino kiganiro uraza kumenya impamvu zari zamuzanye kugira ngo usobanukirwe neza n'impamvu yagiye, ndetse n'impamvu agiye kuza undi muyobozi akaba chairman w'ikipe ya PRFC, kandi umenye n'impamvu uwo nguwo ariwe wahiswemo, ariwe bahisemo nka Minisiteri y'Ingabo kugira ngo aze ayobore ino kipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Ino kipe y'Ingabo, ino kipe rwose ifite abafana benshi ubu ngubu, rwose abafana bayo ubu ngubu ntabwo bahima kuvuga ko basigaye barusha abafana ikipe ya Rayon Sport, ariko aka kanya sibyo binzanye, sibyo nje kukubwira, kuko cyari kinzanye cyane kukubwira inkuru zigezweho, ndetse no kukubwira impamvu nyamukuru uno mwafande Deo Rusanganwa yagiye cyari cyamuzanye, ndetse mubwe n'impamvu waje ariwe wazanwe kuri zino nshingano zo kuyobora ikipe ya PRFC. Uyu Deo Rusanganwa murabizi ko mbere yuko aza ino kipe yari ifitwe n'uwitwa Afande Richard Karasira, rwose niwe wari uyoboye, ariko umwuka arayoboyemo atari mwiza. Hari icyitwa wa Pampe, abavuga ko ari abapampe rwose aribo bari barayogoje ikipe ya PRFC, bivuga ko aribo batuma itagira higera, idatera imbere, kuko batumaga ino kipe igura abakinnyi badakomeye, kandi ikabatangamaho akayabo k'amafaranga. Rero bikaba byarabaye impamvu yatumye Minisiteri y'Ingabo Minadef yohereza umuyobozi wo kuza guhanduringa bino bibazo byari birimo. Murabizi ko icyo gihe hafunzwe abenshi rwose barafungwa, benshi bakozwaho iperereza. Abavuzwe cyane nka Rigani Rugaju, ni abanyamakuru ngiye kuvugaho, Ishimwe Rikari, ndetse n'uwari umuvugizi w'abafana wa PRFC Jangwani Frank, kubera amafaranga yari yakoreshejwe nabi ubwo ikipe yajyaga mu gihugu cya Misiri gukina n'ikipe ya Pyramide. Bityo rero byaje gutuma Minadef iza mu ikipe ya PRFC kugira ngo ikoremo audit, ikemura ibibazo byari birimo, kandi ubona ko byari ingenzi ko biza gukemurwa. Izo nazo ni zimwe mu mpamvu zatumye uyu Afande Deo Rusanganwa aza kugira ngo ahandaringa ibibazo byari biri mu ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Rero nyuma y'icyo gihe cyose, reka nkubwire ko yaje ku ngoma, abantu benshi muramwibuka kakiza, abantu benshi bamutiraga imijugujugu, abanyamakuru bagiye batandukanye bari baramenyeye kujya injyahuroza zo muri iriya kipe, bamutera imijugujugu, bakora ibyo bashaka byose, ariko zitiri n'ubundi araza arabirukana rwose. Icyitwa wa Pampa baca mu ikipe, ngoma ya wa Pampa arayica rwose burundu, aragenda arayirandura, arayirimbura burundu. Ubona ko yari asize ikipe ku murongo. Nkwibutsa ko asize ikipe ya PRFC ifite bisi igiye kuyigendamo, nubwo amafoto atari, nubwo bitara officiel ko iyi bisi ari ikipe, ariko n'ubundi amakuru tuba dufite, amakuru abava mu ndake, amakuru y'indani mba ngomba kugwa nuko iyi bisi yageze mu Rwanda, kandi ari iminsi mike tukatangira kuyibona ku butaka bwa hano mu Rwanda. Rero aka kanya ubu ngubu ikipe ya PRFC igiye guhita ibona umuperezida mushyashya. Ntabwo ari perezida muri APR, turabizi ko tubita ba chairman mushyashya, kuko bo bavuga ko perezida ari umwe mu gihugu. Rero ni chairman mushyashya ugiye kuba afite ino kipe, bamwita retired, akaba yari umugabo w'inkeragutabara Alexis Kagame. Nkubwira ko uyu nguyu Alexis Kagame si ubwa mbere, dore ngo rwose ifoto ye imukoreka cyane, si ubwa mbere agiye kuba umuyobozi w'ino kipe y'ingabo z'igihugu, si ubwa mbere ahawe zino nshingano, dore ko APR ikomeye, APR ya Alexis Kagame, APR yatwaye ibikombe byinshi bigiye bitandukanye, APR yatwaraga Sekafa, APR yagiraga muri East Africa abagize iyoboye, APR yagiraga Tanzania za Simba, za Yanga, za Azam, ubu ngubu zisigaye zikomeye kurushaho. Ubwo icyo gihe yagiraga Tanzania, rwose zikaba zitavuga. APR yamanukanaga na bisi yayo Tanzania, akaba ari ikipe ifite bisi, mu gihe ano makipe yandi nta bisi yabaga afite.
amakipe yandi rwose nta muntu wayabaraga mu gihe APR yari icyubahiro n'uyu mwafande, bisobanuye ko rero byaba ari ikintu cyiza, yaba ari afande waba uje ukenewe, yaba ari umuntu wari uje ino kipe imukeneye kugira ngo yongere ayisubize aho yahoze, yongere igarurire icyubahiro yahoranye. Mana nyagasani rero mureke dusabire inshingano nshyashya, mureke dusabire umugisha afande Deo Rusanganwa mu nshingano zindi agiyemo kugira ngo azazikore neza, kugira ngo akore inshingano zindi z'igihugu, kuko amaraso aracyari mashyashya, niyo mpamvu asubiye mu nshingano z'igihugu. Uyu nguyu rero Alexis Kagame we n'ubundi yari muri reserve force mu Nkeragutabara, niyo mpamvu byabaye ngombwa ko ari ugaruka guhabwa zino nshingano. Ni inshingano ziba zigoye cyane, ariko nanone nubwo zazigoye ntabwo zigeze aho kuba mu ngabo z'igihugu, ntabwo zigeze aho kuba ku rugamba kuri tere, nk'uko uyu nguyu asubiye kuri tere kugira ngo yitangire igihugu, akorere igihugu cyamubyaye, ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Mbere yuko nkomeza mbabwira ku byo yitezweho, ku byo agomba kuza ahindura muri ino kipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu, reka manze nkubwire ngo ese wowe ingoma ya Deo Rusanganwa ni iki utazayibagirwaho? Ese ingoma y'uno mugabo ni ikihe kintu yakoze n'ubu ngubu kizirikana, ukivuga ko aricyo kintu uzamwibukiraho? Nyine ikintu yakoze uzamwibukiraho ni ikihe ku bwawe? Uvuga ati uyu mugabo rwose kino kintu yakoze turakimushimira, kino kintu yakoze ku ngoma ye nta wundi muperezida uzaza ngo agikore, kino kintu yakoze cyo kintu nyine njye ntekereza ubwanjye nkumva ko ari ikintu cy'ubugabo, nyine ni ikintu kigomba kuzahora mu mitwe yacu, icyo kizagora mu mutwe yakoze ku ngoma, uvuga ati ikintu ntabwo nzakibagirwa. Nk'uko nabikubwiye nyine uvuge ngo iki kintu yaje mu ikipe yacu cyari kimaze kuba ikintu kibi cyane, ariko aho aziye rwose ubona ko yabihinduye bikagenda neza cyane. Abantu benshi bavuze ku kantu ko kogosha abakinnyi imisatsi, kariko kantu bazajya bamwibukiraho, ko kogosha abakinnyi ba APR imisatsi. Kandi mbibutsa ko n'uyu chairman mushyashya uje, uyu nguyu Alexis Kagame, APR rwose ya Alexis Kagame byari umuco. Nubwo avuga muri Kenya, hari umwe mu bakinnyi b'Abanyakenya bari bakomeye cyane, yaje ahabwa icyizere rwose, ari umukinnyi ukomeye cyane, ariko yaraje asanga itegeko muri APR ni ukwiyogoshesha cyitwa umusatsi, rwose ntabwo wagikinanamo, birangira adakina ino kipe. Kandi yari yaje ari umukinnyi ukomeye cyane, yaje ari umukinnyi ikipe ari ikeneye, ariko kuba yaranze kwiyogoshesha byonyine bihita bituma atakaza amahirwe yo kuba yakinira ino kipe y'ingabo z'igihugu. Byumvikana ko rero umuco Deo Rusanganwa yavuze niwo yavuga ko atayobora umukinnyi, atayobora umuntu niba nawe nta musatsi ashyiraho, rero n'umuntu agomba kubana agomba kuba nta musatsi afite mu ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Rero iyo niyo nkuru nari ngufite uno munsi, niyo makuru nari nakuzaniye uno munsi. Ndabakunda cyane, murabizi ko tubana neza cyane. Reka nkubwire ko mu gihe wakunze inkuru yacu jya ukora like, ukande subscribe, ubundi dusangize n'inshuti yawe. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Aya taravita, nitwa Pacifique Mbuto y'urukundo.